hano ngiye kubwira ibitabo 10 hano naguteguriye bizakubera akabando kazagusindagiza mu buzima bwawe bwose kandi bigufashe gutyaza imitekerereze yawe. Turahera ku gitabo cyitwa Deep Work Rules for Focused Success in a Distracted World, cyanditswe n'uwo bita Cal Newport. Mu isi yuzuye ibishuko n'ibirangaza, Cal Newport agaragaza urugero muri iki gitabo rwo gukora utarangaye, ubyitayeho kandi ugakora ubikwiye. Newport ni umwarimu wigisha ubumenyi bwa mudasobwa muri kaminuza ya Georgetown. Atanga ingero zishingiye ku bushakashatsi, akerekana uburyo umuntu yakoresha kugira ngo atange umusaruro kandi yumve anyuzwe mu mirimo akora ya buri munsi. Igitabo uzagishaka. Hari ikindi cyitwa Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones, cyanditswe na James Clear. James Clear yashingiye mu bushakashatsi amaze igihe agaragaza akora maze agaragaza imyitwarire myiza n'imibi, nuko wakwimakaza imyitwarire myiza maze imibi ukayijugunya kure. Izingiro ry'iki gitabo rero rikubiye mu kuba imyitwarire ya muntu ari yigena urwego rw'imibereho ye. Ibyo Clear yanditse ntibiherera gusa mu magambo gusa, kuko atanga ingero zifatika z'uburyo imyitwarire y'umuntu yaba umusemburo w'iterambere mu rwego rw'imikorere, haba mu kazi no mu yindi mibereho. Hakaza igitabo cyitwa The Almanac and Neville Ravikant, A Guide to Wealth and Happiness, cyanditswe na Eric Jorgensen. Ni igitabo kibumbiyemo ibitekerezo bya gihanga bya Neville Ravikant, rwiyemezamirimo, umucurabwenge n'umushoramari. Muri iki gitabo hakusanyijwemo ubuhanga bw'uyu mugabo mu gushaka ubutunzi, ibyishimo n'ibijyanye n'ubuhanga bwihariye bwa muntu, ibitekerezo bya Ravikant ku bijyanye no kuzuza inshingano no kugera ku ntego mu isi iyobowe n'udushya mu ikoranabuhanga, impinduka mu mico, bitanga umurongo ntagereranywa wagufasha kubaho ubuzima bunyuzwe kandi bukungahaye. Hari ikindi gitabo cyitwa A Calendar of Wisdom, cyanditswe na Leo Tolstoy. Iki ni igitabo gikubiyemo imbumbe y'ibitekerezo bya gihanga bya Tolstoy, bigaragaza uko umuntu akwiye gukura, haba ku muntu w'imbere bakunze kwita roho no mu mubiri no ku mubiri umuntu w'inyuma nyine. Buri page rero ihagarariye umunsi mu buzima bwa muntu, ikabaho ingingo z'ubuzima n'ibitekerezo bitandukanye by'abacurabwenge, abasizi n'abatagatifu. Ubuhanga bwa Tolstoy bwambukiranya ibihe, bugakangurira abantu urukundo, imyemerere n'intego bifite agaciro n'ubuzima uyu munsi no mu bihe bya kera igihe byandikwaga. Akazi kitwa Can't Hurt Me, Master Your Mind and Defy the Odds, cyanditswe na David Goggins. Muri iki gitabo rero n'umugabo ava imuzinga amateka n'ubuzima butangaje yanyuzemo, bwatangiriye mu bukene bukabije kugera ubwo abaye icyitegererezo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse aba n'umwe mu bakinnyi b'imikino ngororamubiri birutse igihe kirekire batarananirwa ku isi yagize. Umuhate, kudacika intege n'inama ze ku bijyanye n'imyitwarire, ibitekerezo biboneye n'urumuri ruganisha ku mpinduka nziza umuntu akeneye mu buzima. Hari icyitwa The Psychology of Money, Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness, cyanditswe na Morgan Housel. Iki gitabo gicukumbura imyitwarire y'abantu mu bijyanye n'umutungo n'ishoramari. Imyandikire ya Housel yoroheye buri wese, iroroshye cyane ku buryo buri wese ashobora kumva ibyandika. Iratyaye kandi ibyo yandika bishingiye ku bushakashatsi, bituma rero amahame asanzwe akomeye mu by'ubukungu yumvikana ku buryo na rubanda rushobora kuyasobanukirwa. Ni igitabo cyiza cyane ku muntu ukeneye gusobanukirwa neza isano iri hagati y'imyitwarire ya muntu n'amafaranga. Hari igitabo cyitwa Think Like a Monk, Train Your Mind for Peace and Purpose Every Day, cyanditswe na Jay Shetty.
yahoze ari umumonko nyuma aza kuba icyamamare gikoresha imbuga nkoranyambaga cyane, bazwi nk'aba influencer. Agaragaza ubuhanga bwa kera bw'iyo si y'abamonko yabagamo, akabuhuza n'imibereho igezweho y'ubu. Atanga umurongo wo kurwanya imyitwarire mibi n'ibitekerezo bibi no kumenya kubyaza umusaruro umutuzo n'intumbero biri mu mubiri wa muntu. Amasomo Sheti yigisha mu gitabo cye ni impamba igamije gufasha umuntu kubaho mu buzima buzira akababaro kandi bufite intego. Hari icyitwa Steve Jobs cyanditswe na Walter Isaacson. Iki gitabo kivuga ku buryo bwisumbuye amateka yihariye ya Steve Jobs. Umwanditsi avuga ku buzima n'ibitekerezo by'abahanga babayeho muri iki gihe. Isaacson yakoze ifoto ya Jobs nziza agaragaza udushya ntagereranywa, kureba kure n'ibindi bitekerezo byuje ubuhanga by'uyu mugabo. Uyu mugabo muramuzi, Steve Jobs niwe wahanze na himba Apple Inc. Iki gitabo rero kigaragaza indangagaciro za kiyobozi, guhanga udushya n'ibitekerezo bitandukanye bikomeye ku ngingo zinyuranye. Hakaza igitabo cyitwa 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos, cyanditswe na Jordan B. Peterson. Uyu ni umuhanga mu buzima bwo mu mutwe, Jordan Peterson. Ahuza ubuhanga bwa kera n'ibitekerezo bigezweho, agatanga imirongo ngenderwaho y'ubuzima bufite icyerekezo. Amategeko 12 rero yanditse akubiye ku bitekerezo bya gihanga, filozofi, iyobokamana, siyanse, kandi akanatanga umurongo ku buryo bwo guhangana n'ingorane zitandukanye z'ubuzima. Hari igitabo cyitwa The Millionaire Next Door, The Surprise Secret of America's Wealthy, cyanditswe na Thomas J. Stanley afatanyije na William D. Danko. Muri iki gitabo rero gishingiye ku bushakashatsi, Stanley na Danko bagaragaza imwe mu myumvire itandukanye abantu bafite ku bijyanye n'ubutunzi, bakerekana n'ibitekerezo n'imyitwarire yafasha umuntu kugera ku butunzi nyakuri. Iki gitabo ni ingenzi cyane ku muntu wese wifuza kugira ubumenyi n'ubwigenge ku byerekeranye n'imari ndetse no gushakisha umutungo bitanyuze mu kwinjiza byinshi, ahubwo mu gukoresha umutungo ugura ibifite akamaro no kumenya gucunga neza ibyo ufite. Ngibyo ibitabo rero yawe ugomba gushaka ugatyaza ubwenge bwawe.